Mu masambiri z'igitondo kuri uyu wa kabiri nibwo inkuru y'impanuka yabereye ahazwi nka Ruriba ku muhanda w'abajya n'abava mu ntara y'amajyepfo yamenyekanye. Dufite barayitwimye mu cya kabiri nayo bafite n'aba mu cya mbere nta mafaranga bagiye babaka amafaranga. Twabonaga twebwe mu cya mbere mwaduhera ubuntu, abo mu cya kabiri akaba ari bo muca ayo mafaranga. Ngo abaturage babwiye ko mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe bagomba kwishyura amafaranga 32,000 kugira ngo babone imirasire yo gucana, naho mu cyiciro cya mbere bakishyura amafaranga 10,000 n'amafaranga 500. Gusa ariko nanone ku rundi ruhande bavuga ko imibereho atari myiza kuko ikirere kitatanze imvura ku gihe, ngo nibura bareba ko amafaranga bacibwa ku bari mu cyiciro cya kabiri bari kuyakura ku myaka bejeje, no ku ruhande rw'abari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bo bakavuga ko amafaranga bakorera muri VUP aho kugira ngo bayikenuze n'ubundi ariyo bongera bakishyura iyo mirasire, akaba ariyo mpamvu basaba leta ko yari ikwiriye kureba uko ibihe bihagaze bakabafasha nibura bakayibahera ku buntu, wenda amafaranga 10,000 n'amafaranga 500 akaba ariyo yagenerwa kwishyurwa n'abari mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe. Nkurikije ngiye ko ndi mu cya mbere natanze 10,500 ariko nimaze no kuvuga ngo amashyiga narayakuye muri uko kwezi, ariko no kuvuga ngo umuntu kujya kuyabona yabaga yahaze amagara, no kuvuga ngo hari n'abantu bayafashe barangije baranayarya pe bitewe n'inzara twari dufite. Tubona imirasire baduciye 32, noneho no kuvuga ngo batubwira ko tubanza gutanga 15 akaba ariyo ya mbere. Ubwo rero no kuvuga ngo mu cyiciro cya kabiri harimo abantu bameze nk'abajya mu cyiciro cya mbere. Abo mu cya mbere mwagomba kuyaduhera ubuntu, abo mu cya kabiri mukabaca 10,500. Nose twebwe n'ubundi ko turi aba leta tukaba twarabonye amafaranga kuko tuyakorera tugahara kurya tukayishyura. Ubwo noneho uwo mu cya kabiri we yakuye he? Twebwe twakoraga mu muhanda, sibyo tureka kurya twishyura ayo mafaranga. Uwo mu cya kabiri udafite akazi se yabigenje ate ko yapoesheje ari mu mwijima? Ko bimeze aba mu cyiciro cya mbere wenda niyo mirasire bayibona kubera ko bakoze, ariko mu cya kabiri hari n'abifuza kubona ako kazi ntibakabone, noneho bakabashyira kuri ibyo 30,000 kandi nta nabyo. Noneho muri icyo cya mbere nabo siko bakora muri VUP nako babonye ubwo bufasha. Icyifuzo cyacu nk'abantu bari mu cyiciro cya kabiri bakwiye kudupunguriza nibura bakatugabanyiriza bakadushyira nibura nko kuri 15 se byo twabyemera, noneho tugatanga igice andi tukazatanga nyuma, ibyo byatworohera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mugina tugana nawe ku cyifuzo cy'aba baturage yadusubije muri ubu buryo. Ariko iyo bigeze ku rwego rwo gusaba yuko nayo ngayo leta yabishyuriraga bayareka wenda akavaho cyangwa kuyagabanya, ni ukuvuga ngo byaca mu rwego rw'akarere noneho bakavugana n'abo bantu. Ni mu gihe umuyobozi w'akarere ka Kamonyi nawe yatubwiye ko abo baturage bakwiriye kwegera ubuyobozi bw'umurenge cyangwa bw'akagari, kandi nyamara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge nawe yatubwiye ko akarere ariko kabifite mu nshingano. Ibyo bavuga biri kose ibyifuzo by'abaturage turabyakira. Icyo twabasaba nuko nibaze begera ubuyobozi tuganire tubafashe turebe icyo twabafasha mu bibazo byabo. Baze mu nteko z'abaturage babonane n'ubuyobozi bw'umurenge wa buhari, bw'akagari wa buhari, natwe ku rwego rw'akarere tuba turi hirya no hino mu tugari ku nteko z'abaturage n'izindi nzira nyinshi duhuriramo n'ibindi bikorwa byinshi duhuriramo, yaba ari umuganda n'ibindi. Rero nibaze batwegere tuvugane twumve icyifuzo cyabo tubafashe. Si ikibazo cyo mu nteko z'abaturage ahubwo nibaze mu buyobozi, neje baje no kuwa mbere baje mu buyobozi twaganira tukumva icyifuzo cyabo. Impamvu ni uko hari n'igihe babivuga muri rusange ariko ugasanga nabo n'ibyo basaba nta n'uwemera kuba yajya mu icyo kintu. Ukaba rero wabavugira ukagira gute tukabafasha, ariko ugasanga nta muntu n'umwe ugaragara ukeneye kugira ngo ahabwe ubwo bufasha cyangwa se ahabwe kukoroherezwa. Ariko mu gihe bagaragaye twebwe dufite uburyo butandukanye kugira ngo tubafashe babashe kureba ibyifuzo byabo tubisuzume turebe ko bishoboka. Twabonaga twebwe mu cya mbere mwaduhera ubuntu, abo mu cya kabiri akaba ari bo muca ayo mafaranga. Nge nari Alan Inkotanyi Gashiramanga, Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Mu masambiri z'igitondo kuri uyu wa kabiri nibwo inkuru y'impanuka yabereye ahazwi nka Ruriba ku muhanda w'abajya n'abava mu ntara y'amajyepfo yamenyekanye. Nyirabayazana wayo ngo ni imodoka nto y'ivatiri yavaga i Karama imanuka ihorera, bikekwa ko yari yacitse feri igeze aha kuri Ruriba, isanga polisi hari imodoka zindi yahagaritse hagenzurwa ibyangombwa byazo. Iyi vatiri yo mu bwoko bwa Corolla igonga howo yari iparitse iyinjiramo, impanuka abarawo basobanura nk'ikomeye ngo kuko umwe mu bari muri iyo vatiri yahise ahasiga
bahasiga ubuzima. No vatiri yamanutse hano Buraferi isangamo ho hano abapolisi bari barimo bakontrola ibyangombwa. Agiye kugonga umupolisi rero arakwipa agaruka haruguru agarutse rugwe ahita agonga ho. Hahise hapfamo umugore we n'umushoferi arangirika nabo bari bari kumwe ariko bo bitari grave bazakira. Iyo vatiri yaturukaga Norvège. Yari iri hano irimo gukomeza ijye Kigali yambutse Nyabarongo. Yari ihagaze kuko bari barimo bakontrola umushoferi abapolisi. Yari irimo iramanuka. Noneho hano hakaba harimo imodoka zigera nko muri 5 bari bafashe zari zitondekanyije umurongo kuva hano kugera hano. Hakaba hariho nabwo bari bahagarikije mwanyuma na nyuma yari hagazemo mo hari. Nibwo imodoka imanutsemo mo hariya iramanuka yirukanka iragenda itikubita mu kimodoka cyaje gihagazemo handi hariya nyine uriya mudamu ahagaze gutya kuri uru ruhande rwegera hano. Ubundi yaragiye no kugonga umupolisi wari uhagazemo hano kuko umupolisi yashatse kuyihagarika gutya abona niri buhagarare ahita asubira inyuma umushoferi ahita kubitamo neza ahita kubita muri cyaho. Imodoka yahise yikaraga mu muhanda reba ukuntu yamanukaga ireba hari hepfo ariko yo yahise ireba ruguru. Ubundi imodoka irimo abantu bane. Muri bane rero umugore n'umugabo, umugabo niwe warutwaye, umugore niwe waruri imbere. Ubwo umugore we yahise w'imbere ariko abinyuma babiri wabonaga ko ari indembe ariko si cyane kwera yuko mu bantu bane hagiye abantu babiri muri iyo modoka hasigara umwe w'umudamu wari wanicaye nahanga. Twebwe twabyiboneye kugira ngo bayikuremo bamwe barinze no kuyibaga mu mpande banayibaza imodoka barayibaga bamukuramo bamushyira hariya niho yararyamye hoho nta kimwe kigize cyangirikaho ariko ivatiri yo yamenaguritse nta nubwo izasubira mu muhanda. Umuvugizi wa polisi y'igihugu ishami ryayo rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Irererene nawe yahamirije Yongwe TV ko umuntu umwe ari we waguye muri iyi manuka. Asaba abatwara ibinyabiziga kurushaho kwitwararika mu gihe cyose bari gukoresha umuhanda. Imodoka yari iparutse bari barimo bayisaba ibyangombwa bareka ibyujuje kimwe n'uko bikorerwa izindi modoka zose. Iyo vatiri rero n'ibiraje hapfuye umudamu wari uri muri iyo modoka, umudamu w'umugabo witwa Marcel niwe wari utwaye, umugore we niba nibuka neza yitwa Drosera niwe witabye Imana, bari bafite undi mugenzi umwe witwa Clementine nawe wamukomeretseho gato. Iyi manuka yatewe n'iki muri rusange? Iperereza riba rigikomeza ariko hariya hantu uva Norvège ugana kuri Ruliba nta hantu haturamye. Iyo rero utaringanije umuvuduko ushobora guhura n'ibibazo. Iyi manuka ikimara kuba polisi y'igihugu yihutiye gutabara harebwa uko imodoka yari imaze kwinjira muri hobo ikurwamo. Amahirwe make yabayeho nuko ibikorwa by'ubutabazi bw'ibanze bwahatangiwe butabashije kurokora ubuzima bw'uyu mugore wayiguyemo. Binavugwa ko we n'umugabo we n'ubundi bari batabaye mu karere ka Musanze ahari umwe mu bo mu muryango wari wavuye mu mubiri. Polisi y'igihugu ivuga ko abayikomerekeyemo bajyanywe mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge ngo bitabweho. Icyizere itanga nuko bashobora kuvayo amahoro na cyane ko ibikomere bagiriye muri iyi manuka ngo bitari bikomeye cyane. Dieudonne Nshimiyimana, i Kigali.